ati ntiwaba uvuga ko urwanya akarengane urwanya ivangura bikakuranga ukumva ko kandi nawe urwanya uwo murwana, ati ahubwo ubwo waba uraho udakwiye kuba uri. Ndetse iyo mubona ruswa irwanywa uyu munsi muri iyo message ya fande y'icyo gihe, munyumve neza abari hano batabizi bamwe nk'abatoya, abantu mwese mukunze kumva fande, ibingira na fande runaka na fande, ariko iyo tuvuga fande niwongereho irindi zina tuba tuvuga fande nyine niwe tuvuga, kuko we afite izina rye, ariko abandi turi bafande, kandi buriya bafande mu gisirikare ni benshi, guhera kuri koporo, uri munsi ya koporo amwita fande, uri munsi ya sajenti amwita fande. Iyo dushaka rero kuvuga fande kugira ngo wumve fande, na fande wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo rero byatuzanye izo nyigisho yaduhaye n'uburyo yatuyoboye n'uburyo yatanze icyerekezo, byadushoboreshe kurwana urwo rugamba rwo kubohora igihugu cyacu cyari ku ngoyi. Simbisubiramo, Honorable Minister Bizimana yerekanye ibyari bihari byatumaga urwo rugamba ruba. Mu gusoza urwo rugamba, kandi sibwo bwa mbere twari dukoze izo mpinduramatwara, n'ahandi mu bindi bihugu by'amahanga twari twarazikoze, byaje bwa butegetsi bubi twabonye hano bwashoje bukoze genocide yakorewe abatutsi. Iyo jenoside nayo amahanga yatereranye b'abanyarwanda ya myaka yose, kumara imyaka hafi 30 bari mu buhungiro, no yatereranye abanyarwanda mu gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi. Biba ngombwa ko nabwo afata ikindi cyemezo. Ndavuga afata ikindi cyemezo hataza kugira uwumva nabi ngo ariko kuki uvuga we gusa, ninde se wundi? Burya ikintu cyose kigira ukiyobora, umuryango ugira uwuyobora. Niyo ugiye no mu nyamaswa ziri muri pariki y'Akagera zigira umutware, ariko twebwe abantu, mvuze RPA, twari dufite umuyobozi, niwe mvuga. Yafashe icyo cyemezo rero agaba ingabo, imitwe y'ingabo zari za RPA, guhaguruka tugahagarika genocide yakorerwaga abatutsi, amahanga arebera. Yigeze no kuvuga ijambo rikomeye, ngira ngo twashyinguraga abazize jenoside yakorewe abatutsi, aravuga ati iyi si nta mbabazi igira, iyi si nta mbabazi igira, ko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda isi yarareberaga. Mu guhaguruka rero muri za nyigisho, muri bwa burere, uko yaremye izo ngabo, ayo mabwiriza aratanzwe. Guhagarika jenoside ni ikintu gishya kuri twe, cyari kituguye hejuru. Amabwiriza yari ngo dore ishyano rigwiriye igihugu cyacu, komandazi muyoboye ingabo mugomba gufata ibyemezo byo kontrolinga ingabo muyobora, hatagira umusirikare urenga kugira ngo yihorere. Nyakubahwa First Lady, banyamuryango muri hano, buriya niba hari ikintu gikomeye ku isi, jya mubona mu mahanga ukabona ngo Amerika, ngo perezida wa Amerika ngo yahamagaye ngo umuntu runaka ngo yamuhaye igihembo, sinzi uko babyita amazina, ariko niba hari umuntu ukwiye kubona igihembo kuri iyi si, ariko abantu batakimuha, Imana izakimuha. Mutekereze umuntu ufite imbunda yuzuye amasasu, uraje usanze umuryango wawe wose, iso, mama wawe, abavandimwe bawe bari aho bishwe bose, ababishe cyangwa abishe ari aho ngaho. Ufite ubwo bushobozi nawe bwo gukora ibyo bakoze, nukora icyo kintu. Banyamuryango ba Unity Club bari hano, rubyiruko ruri hano, icyo kintu mujye mucyumva, mugikoreho ubushakashatsi, mumenye ngo ni iki habaye. Nahoze nicaranye na Professor Mutesa hariya, kugira ngo aza gutanga ikiganiro cye tubiganira, arambwira ngo natwe abari muri urwo rugamba dukwiye kuzakorwaho ubushakashatsi kubona icyabidushoboje. Ariko Mutesa nunaza nta kindi cyabudushoboje,
n'umuyobozi mwiza. Iyo tutagira umuyobozi mwiza byajya gushoboka. Kandi ababishidikanyaho cyangwa ababyibazaho, mwibaze genocide iba iyo tugira umuperezida muzima, tukagira, kuko iyo ufite umuperezida muzima ukagira umuyobozi muzima, uba ufite ingabo nzima, uba ufite abadepite bazima, uba ufite abapolitisi bazima, uba ufite abantu bose bari bazima. Iyo umuyobozi ari muzima n'abandi bose bari bazima. Iyo arwaye afite ikibazo n'abandi bose baba bagifite. Hano abaminisitiri Bizimana ibi byo uvuga aha ngaha byose, hatari ubuyobozi buzima ibi ntabwo byashoboka. Hatari ubuyobozi buzima ntabwo ingabo zabaho. Mutekereza RPA yarwanaga twari abana, n'uwatuyoboraga n'afandi yari umwana. Nahoze numva hano Bizimana we yavugaga 39, 40, ngira ngo afari icyo gihe agomba kuba yarafite nka 33. Ariko wumva umuntu ufite imyaka 33 kubasha gukontorora isi yose akayigira ati akafata ikintu cyananiye isi akaba ari ugikora, ugakontorora abandi nabo, abo kontrol nabo n'abana nkawe, n'umwana wayoboraga abandi ufite imyaka 24, 5, 6. Ngira ngo mukuru twabaga dufitemo bari baretindugute baga bafite nka 40, ngira ngo abo nibo babaga ari bakuru, ariko akabasha kubikora kandi akabikora neza. Ibyo rero nibyo byaduhaye ayo mahitamo, kuba twarahisemo tugahitamo neza, tukagira umuyobozi umeze atyo, yaduhaye uwo murongo, bituma tubasha rwa rugamba rwo kwibohora, tubasha guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi kandi abasirikare bacu batihoreye. Nyuma y'ihagarikwa rya jenoside hakurikiyeho byinshi, kubaka igihugu cyari cyarasenyutse kitakibaho, nabyo byashisabaga ubundi buhanga. Nibuka babaye ba minisitiri wa mbere, ngira ngo imodoka zo bagenderagamo zimwe zabaga imbohozanyo zabohojwe hano. Hari n'uwo yigeze kwakiraho umuriro hano, ngira ngo ni Leti Pio Mugabo, niba nibuka neza, irashya kubera ko yari ishaje. Ariko abo bantu bararemwa, bagira ubuyobozi bubarema, bavamwe bitangaza. None turabona abaminisitiri babakomokaho babana, kuko bari aba Honorable Minister of States babiri, umwe ngira ngo n'uwo muri siporo, uwundi ngira ngo no muri IT, ndetse n'abandi abo se sabana bakomotse aho ngaho. Niyo nayo mahitamo yacu. Kubaka rero igihugu kitariho, byaba mu buryo bw'ubukungu, byaba mu kunga abanyarwanda, byaba mu kunga ingabo zarwanaga, ibyo byose byari bifite umuyobozi wabikoraga. Mumenyerera we yayoboraga bari bantu ki? Natwe twari bato tukaba n'abaturage, nabyo mubimenye. Twari abaturage. Ibingiraho navukiye mu mashyamba, ndihi wacu twakuriye mu nka, nisanga ni mu modoka 30 hano, kuko nari brigade commander afite convoy y'imodoka 30. Uva kuvuye mu ishyamba ukaba ufite imodoka 30, zimwe zirakujya imbere, izindi zirakujya inyuma, zikwescotinga. Mwumve ibyo wakabaye ukora. Ariko agira ati twese adushyira ku murongo, aratwigisha, ukagira ngo tuvuye mu ya mashuri mpuzamahanga, mu gihe gito igihugu kiratungana. Bumva rero ayo mahitamo niyo twakoze, kandi nayandi numva yaturitira ayo ngayo. Nyuma y'ibyo ngibyo nsoza rero kuri iki kiganiro cyo warumbajije, mwibuke ko muri iyo process yo kubaka ibyo twazanye ingabo zarwanaga, turavanga. Icyo cyabaye ku mugaragaro. Bikiba abacengezi babaradutse, abacengezi baca ibintu hano, aho mwibuka neza ba hafi, ngira ngo Ambassador Mutsindashyaka arabyibuka, abacengezi bari ku kirenge bafata imodoka minibus ku kirenge ni hano muri Rulindo, minibus bagasohoramwo bati abahutu nimusohoke, abatutsi nimugumemo, bakayikinga, bakayisukaho essence, bakayitwika. Nguva abacengezi ibyo bakoraga. Ariko nanone akabasha kumaneginga uko turwana iyo ntambara y'abacengezi, kugira ngo tuvangura abaturage n'abacengezi, tubashe gukemura icyo kibazo cy'abacengezi. Nacyo kirarangira, birakomeza, ndetse n'ubu ngubu nabo bari muri FDLR. Kanange urugero rumwe nyakwa First Lady gwerekana ibi byose byo mwagiye mubaza, hano Bizimana yatwerekaga bagiye babaza aba basubizaga mu kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Hari n'abavuga bati jenoside bazongera bayikore,
ariko kadufata urugero rwa Unity Club uko yicaye ahangaha najya kuba first lady nk'umuyobozi wayo mukuru, twirebe uko twicaye muri ya moko twibonamo, ninde utayibonamo hano? None se igihe cya MRND cyangwa cya Parimehutu kuki yatabayeho Unity Club? Ngo none abantu bicare batyo, katuhave tujye mu ngabo, umugaba mukuru w'ingabo ari hano uko zubatse uyu munsi. Umugaba mukuru w'izi ngabo yahera he izi ngabo uko zubatse uyu munsi ko muzibona? Ninde munyarwanda utazibonamo? Umukuru wa polisi nuko, n'izindi nzego z'umutekano. Inzego rero ukuntu ziba zubatse, ibyo bijye bigarantinga abo bakivuga ayo magambo ngo hakorwa ishyano nk'iryakozwe mbere. Abari kuzibara ariko ariko iryo ryararangiye kandi ryarangiranye n'igihe cyaryo. Ndatanga urundi rugero. Urundi rugero nabaha muri 2016 nayoboraga umutwe w'inkeragutabara, nyakubahwa Fani yari yaramaye izo nshingano. Noneho hari umukoroneri wari uvuye muri FDLR, Honorable Valera araza kubivugaho, atashye aba activated mu ngabo z'u Rwanda, ahabwa kuyobora imwe mu ntara z'u Rwanda. Bukeye mu magazine inama, twagomba kugira inama nka saa 4 za mu gitondo, aza kumamagara arambwa atafande umbabarire ndatindaho, ndaza kuza natinze kuko ngiye gutwara umwana ku kibuga cy'indege. Navuze se umwana mutwaye hehe? Atagiye muri Amerika. Agiye gukora iki se? Atagiye kwiga. Shaka ko nkuzi ko n'amafaranga ugira ukuye amafaranga atwara umwana muri Amerika kujya kwiga. Ako kantu mukumve maze muga comparing na za leta twavugaga zavuyeho. Arambwira ati yabonye buruse. Buruse yari yabonye nizazindi za presidential scholarship. Noneho ndamubaza nareko sha nurumva ko leta zirutanwa, ndi generali ndakuyobora uvuye muri FDLR uwangiye yayibuze none uwawe arayibonye. Ansubiza ikibazo cyiza cyane, avuga ururimi rwo mu majyaruguru hari rw'ikirere. Arambwira atafande ati leta nirenganyaga. Icyo kintu cyonyine ucyumve, noneho ukomparinga na za leta zavuyeho. Ari wowe Sandrine wambaje iki kibazo, uri muri iyo kategori wa report inzu uvuye mu Nkotanyi muri 91 cyangwa na 2 tukirwana, ukaripotinga bajyaga guha umwana w'iyo scholarship bakarekuwa Bizimungu wayoboraga izi ngabo. Icyo rero ndagira ngo giyewe icyo ngitange nka kimwe mu bintu meraho n'ibindi byinshi bihari kigaragaza ko guhitamo kwacu kutatubeshye, ari nacyo nsorezaho kuko cyaradufasha. Nagira ngo nyakubahwa First Lady mbashimire kuri ayo mahitamo yacu iyo twakoze, kandi nsaba abanyamuryango wa Unity Club nitutazahora duhitamo gutyo kizaba ikibazo gikomeye cyane. Ariko kubera ko utaza kongera kumbaza, hari assignment twahawe, ndaza kongera kubabaza General. Nagira ngo ndangirize rero kucyo nyakubahwa First Lady yaduhaye atubwira bya bishashi. Yatubwira ati ibishashi abantu babaye ahantu borora inka mu mafamu, abazi ibyo mafamu, cyangwa se abantu ba RDB bari hano muri National Park. Famu iyo hari izuba zirashya, kugira ngo famu yawe rero idashya uracirira. Gucirira ntabwo ari gucirira imbwa, ufata famu yawe ugacamo nk'umuhanda ku buryo hari uriya natwika ibishashi bitari bwambuke ngo bigire bite bize hano. Abo barutwitse rero turabafite, duturanye nabo, barahari kandi nta gihe batifuje kudutwika. Ariko nanone wa muyobozi yagiye aduha uburyo bwo gucirira, turacirira ku buryo buri gihe batwitse bya bishashi ntabwo byambuka. Ariko uko ducirira nibava kwizima bo barakomeza. Ubwo rero birasaba urubyiruko rwacu kugira ngo wa muharuro twaciye, ya trench twashyizeho, kugira ngo bya bishashi bitazambuka, mukomeze mu buharure,
mukomereho kugira ngo ibishashi bijye bigarukira hakurya bye kwambuka hano. Murakoze cyane nyakubahwa First Lady.